tumenye inyigisho za Kiliziya. Urashaka gusobanukirwa n'amahame ya Kiliziya? Waba se ugishidikanya ku nyigisho Kiliziya tugezaho? Tega amatwi ikiganiro tumenye inyigisho za Kiliziya. Bakunzi ba Radio Maria Rwanda ndabasuje kandi bifurije amahoro y'Imana mwebwe mwese mukurikiye ibiganiro bitandukanye Radio Maria Rwanda bateguriye. Turabanza kubiseguraho ko twatinze kubagezaho ikiganiro tumenye inyigisho za Kiliziya, ariko twari tukibategurira ibyo tugiye kuganiraho. Reka rero mbahe ikaze muri iki kiganiro tumenye inyigisho za Kiliziya. Nge Vestine Mukaryumugabe. Muri iki kiganiro rero ngiye kwakira abatumirwa baza kudufasha kuganira nkuko mubizi ku wa mbere. Tugira umwanya mwiza wo kuganira ku butumwa bwa nyina wa jambo Kibeho. Muri studio za Radio Maria Rwanda rero ndi kumwe na Padiri Gilbert Biziyaremye. Tubaye ikaze muri studio za Radio Maria Rwanda. Padiri, tubaye ikaze. Murakoze cyane. Ndi kumwe kandi na Kayitaba Garika, kaba nawe ari umurayiki tugiye kubana muri iki kiganiro. Tubaye ikaze Garika. Murakoze cyane. Nawe mwese tubahaye ikaze muri studio za Radio Maria Rwanda muri iki kiganiro tugiye kubanamo tumenye inyigisho za Kiliziya. Tugiye kugaruka ku butumwa bwa nyina wa jambo Kibeho, hanyuma kandi turanareba n'ibikorwa byo kwagura ingoro ya Kibeho. Batumirwa baraza kudufasha kugira ngo turebe izo nsanganyamatsiko uyu munsi, ariko ikigamijwe hanini no kugira ngo turebe aho ibikorwa bigeze, niki cyakozwe, hanyuma niki gisigaye gukorwa kugira ngo harebwe ko haboneka ubutaka bwo kwaguriraho ibikorwa bya Kibeho. Reka rero tudatinze tubanze twakire Padiri Gilbert. Turi kuvuga kuri Kibeho. Ni byiza ko tubanza kwibukiranya ubutumwa bwa Kibeho kugira ngo twinjire neza mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Mbere na mbere turabaramutsa mwebwe mwese muteze amatwi Radio Maria. Tugashimira cyane Radio Maria uyu mwanya kugira ngo tubagezeho iki kiganiro kuri Bikira Mariya nyina wa jambo wa Kibeho, ndetse tunashishikarize abakristo bose n'abatari abakristo kugira uruhare mu bikorwa byo kwagura aho iyo ngoro ya Bikira Mariya Kibeho ikorera. Mbere yuko dutangira iki kiganiro, tubanze twiyambaze Bikira Mariya nyina wa jambo wa Kibeho. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Bikira Mariya nyina wa jambo, mubyeyi w'abamwemera bakamwakira, dore twishyize imbere yawe tukurangamiye. Twemera ko uri kumwe natwe nk'umubyeyi mu bana be, nubwo tutakubonesha amaso yacu y'umubiri. Wowe nzira nziza igeza kuri Yezu Umukiza, tugushimiye ibyiza byose tugukesha mu kubaho kwacu, cyane cyane kuvugwamo kwicisha bugufi kwawe. Wemeye kwigaragariza Kibeho by'agatangaza mu gihe isi yacu yari bikeneye cyane. Komeza uduhe urumuri n'imbaraga, tubashe kwakira uko bikwiye ubutumwa bwawe, budushishikariza guhinduka no kwihana, ngo tubeho dukurikiza ivanjiri y'umwana wawe. Dutoze gusenga nta buryarya no gukundana nk'uko yadukunze, maze nk'uko wabisabye duhere turi indabo nziza zihumurira bose na hose. Bikira Mariya umunyamibabaro, duhe kumva agaciro k'umusaraba mu buzima bwacu, maze byari bibuze ku mibabaro ya Kristo tubyuzurize mu mibiri yacu, tubigirira umubiri we ari wo Kiliziya. Nuko niturangiza urugendo rwacu hano ku isi, tuzabane namwe mu ngoma y'ijuru ubuziraherezo. Amen. Bikira Mariya mwamikazi wa Kibeho, udusabire. Turakomeza rero tuganira kuri Bikira Mariya nyina wa jambo wa Kibeho. Tumaze kumva no mu isengesho umwepiskopi Augustin Misago yadutoje kuzajya tuvuga twiyambaza uwo mubyeyi. Nk'uko rero mubizi, Bikira Mariya abonekera Kibeho yatangiye kubonekera Kibeho ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 11 mu 1981. Atangira abonekera uwitwa Mumureke Alphonsine.
akimwiyereka rero uwo mukobwa Alfonsina yahise amubaza ati ese mugore urinde? Bikira Mariya amubaza aramubwira ati nyina wa Jambo. Rero nkaba numva mu butumwa bukomeye Bikira Mariya yatanze Kibeho, nubwo Musenyeri Augustine yabutubwiye mu ngingo zigera ku 10, aka kanya numva ntasubiramo. Ingingo ikomeye cyane, buri ikomeye cyane, ikubiye mu izina Bikira Mariya yavuze ati ndi nyina wa Jambo. Ndi nyina wa Jambo. Ubwabyo Bikira Mariya atangira abonekera Alfonsina yaramuhamagaye ati mwana. Hanyuma Alfonsina aramusubiza aramubwira ati ese mugore urinde? Arangije aramubwira ati ndi nyina wa Jambo. Ubwo rero muri iryo zina mwana, muri uko guhamagara ati mwana, ndetse n'ibyo Alfonsina yamubajije akamusubiza ati ndi nyina wa Jambo, ibindi byose bigenda bikurikiraho byari ukugira ngo asobanure icyo uwo nyina wa Jambo nyine aje kubwira abatuye isi. Mbere na mbere rero icyo yari agamije kongera kubashishikariza kwakira Jambo. Jambo uwo nguwo tuzi uwo ari we, tuzi ubutumwa yatugejejeho, tuzi neza n'icyo twifuzaho, nk'uko tubisanga mu Ivanjiri ya Yohani umutwe wa mbere kuva ku murongo wa mbere, aho dusoma tuti mu ntangiriro Jambo yariho, Jambo yari Imana, Jambo akaba Imana. Tugakomeza ku murongo wa 14, nuko Jambo yigira umuntu abana natwe. Uwo rero Jambo yigize umuntu akabana natwe, Bikira Mariya igihe abonekeye Kibeho yaje aje kumutumenyesha. Yaje atubwira yuko ataje kuduha inyigisho nshyashya, ahubwo aje kutwibutsa ibyo twaribagiwe. Kandi koko urebye muri uriya mwaka w'1981 isi ku bigaragara inyuma yarimo gutera imbere, ariko ku bijyanye na roho yasubiraga inyuma, kuko wabonaga ku bijyanye n'imibereho ya muntu, umuntu agenda asubira inyuma, ahubwo arimo kugenda ashaka ibintu byatuma isi n'umuntu ku giti cye yirimbura, ubona yisubiza inyuma, cyane cyane asubira inyuma, yanga kwakira Imana, ashaka kubaka isi ariko isi itarimo Imana. Muntu agenda ahigika uriya Jambo waje kutwereka igikuru. Bikira Mariya rero azatubwira ati ndi nyina wa Jambo. Hanyuma rero asezera kuri Alfonsina muri 1989 yaramubwiye ati bana banjye ndabakunda rwose, ndabakunda cyane, ariko hagowe umuntu uzirengagiza ibyo mbasezeranyije. Rero arongera ababwira ati nimukurikiza Ivanjiri y'umwana wanjye muzamererwa neza. Urumva rero mu mutima w'Ivanjiri harimo uwo Jambo wigize umuntu, akaba ari we Bikira Mariya yatumenyesheje. Nituramuka tumwakiriye mu buzima bwacu tuzubaka isi kandi ihuje n'icyo Imana yifuza. Nicyo rero Bikira Mariya yaje kutubwira. Twebwe rero Abanyarwanda tukaba duhirwa, kuko ubwo butumwa bwavugiwe iwacu mu Rwanda, hanyuma buvugirwa i Kibeho. Ubwo bwavugiwe mu Rwanda, buvugirwa i Kibeho, bwavugiwe muri Afurika, ariko ari ubutumwa bureba isi yose. Kuba rero ari ubutumwa bureba isi yose, ayo mahirwe tukaba tuyafite iwacu, niyo mpamvu twumva agaciro k'iyo ngoro Bikira Mariya yatubwiye iwacu. Tukaba tuzi yuko mu butumwa yatubwiye yifuje yuko tumwubakira shapeli. Tukamwubakira shapeli ikazaba urwibutso rw'uko yaje kudusura iwacu i Kibeho. Buriya rero kubaka shapeli twabigereranya no kubaka ingoro y'Imana. Tuzi agaciro k'ingoro y'Imana mu buzima bwacu. Ingoro y'Imana ni ikimenyetso cy'uko Imana ituye rwagati muri twebwe. Hanyuma rero twakora urugendo tuva aho turi dusanga iyo ngoro, tukumva yuko turimo kugenda dusanga Imana, bikatwakwibutsa wa muntu uri mu rugendo n'ubundi, umuntu uva aho ari akora urugendo asanga Imana,
asanga imana umuntu agahora yumva ko mu buzima bwe buri gihe agomba gukora urugendo asanga imana, kandi azi yuko imana afite aho ayisanga. Azi neza yuko ingoro yego ni na ya ngoro yubatswe n'amabuye yego, ariko tuzi yuko imana yashatse kuyituramo kuri ubwo buryo, tuzi yuko inaduteganyiriza ku munsi umwe izaducyura mu ngoro yayo, ingoro y'ijuru, mu ngoma y'ijuru. Rero Bikira Mariya twibutsa kubaka shapeli nk'urwibutso, na kwa kundi anatwibutsa yuko tugomba kwemera yuko imana itura rwagati muri twebwe. Akaba rero yarashatse yuko tuyubaka hariya i Kibeho, ariko tubigezemo uruhare n'Imana ikabidufashamo. Yego, urakoze cyane Padi kugaruka guhita unakomoza no ku iterambere rya Kibeho. Birumvikana nabyo turabiganiraho nk'uko nari nababwiye mu ntangiriro z'iki kiganiro, ariko wenda tutaragera aho ngaho mwagarutse ku butumwa nyina wa jambo yatangiye Kibeho, mutsindagira ko bukubiye muri rya jambo yavuze ati ndi nyina wa jambo. Mukurikije ubwo butumwa yatangiye Kibeho ndetse naho tugeze ubu ngubu mu kuva muri 81 birumvikana kugeza kuri uyu mwaka tugezemo, ese mubona ko ubwo butumwa yabutangiye Kibeho yego abuha abana b'Abanyarwanda, hanyuma ntabwo bwarebaga Kibeho gusa, bureba abantu bose muri rusange, ku buryo bureba n'isi yose muri rusange. Mukurikije ubwo butumwa yatanze mubona uko yifuzaga anasobanura ati ndi nyina wa jambo, mureba mubona abantu koko bakira ubwo butumwa, barakira ubwo butumwa, ese bigeze he kumva ko uwo mubyeyi ahabwa icyubahiro nka nyina wa jambo, hanyuma kandi abantu ubwo butumwa bukaba bose bamaze kubwumva kimwe? Murakoze. Mu Bikira Mariya abonekera Kibeho muri 81 agatanga ubutumwa, tuzi neza yuko cyane cyane ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa munani muri 82 yaje ababaye cyane arira. Byari kuri Asomusiyo, abana babonekerwaga ndetse n'abari bakoze urugendo nyobokamana bagiye kurebya mubonekerwa, bari biteze ko ubwo ari umunsi mukuru araza gukora ikintu kidasanzwe. Rero asa n'uwabatunguye, ahubwo azarira. Arizwa nuko ubutumwa bwe butakirwaga. Abantu batakiraga ubutumwa yabahaga, aho kubwakira bagashaka ibintu bigaragara, ibimenyetso by'inyuma, aho kugira ngo bahinduke bicuze bagarukira Imana. Rero Bikira Mariya azababaye cyane. Ariko rero uko yaje ababaye cyane muri 89 asezera kuri Alfonsina, yaramubwiye ati bana banjye ndabashimira ko ndabakunda cyane, kandi ndabashimira ko mwakiriye ubutumwa bwanjye. Rero muri iyo myaka bigaragara yuko harimo abantu bagendaga batera imbere bakira bwa butumwa kandi akora icyo abifuzaho. Hanyuma rero urumva yuko niba byari bigeze aho ngaho gutyo, bwakomeje kugenda n'ubundi bukura, ku buryo n'ubu ngubu ubona ugasanga hari benshi bagaragaza ko ubutumwa bwa nyina wa jambo wa Kibeho bugenda bugira rwose bushinga imizi mu Bukristo. Iyo nk'umuntu yagiye i Kibeho akabona abantu baje gusenga bafite inyota y'Imana, wumva yuko hari ikintu bakurikiye. Cyane cyane nk'ikintu gitungura, iyo ugiye i Kibeho hafi buri munsi ubona imodoka nyinshi z'abanyamahanga, cyane cyane aho muri Uganda baba baje gukora urugendo nyobokamana. Kandi niyo ugiye ubona n'Abanyarwanda ubwabo bakunda Kibeho kandi bazi n'icyo ibafitiye. Ndetse niyo uteze amatwi wumva ukuntu abantu bo mu mahanga batera rwose batanga ubuhamya bw'ukuntu Kibeho ibafasha. Ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 11 umwaka ushize, nanjye nagiye mu rugendo nyobokamana i Kibeho, hanyuma mpura n'umugore wo muri Kongo Kinshasa. Nuko yari afite amazi menshi ya Kibeho, yikoreye ikijerekani, ndamubaza ntariko se icyo kijerekani wikoreye ntikirimo kukuvuna? Arambwira ati yuza kuba waruzi icyo amazi atumariye iwacu muri Kongo, ahubwo na 5 nabyikorera nuko ntabishoboye. Ndamubaza nti se ayo mazi se abamariye iki? Ati njyewe rero iwacu aya mazi yankirije umugabo kanseri. Ubuse ngo byagenze gute? Akambwira ati njyewe twambazaga Bikira Mariya w'i Kibeho
rwose n'umutima wacu, hanyuma umutima wacu wose, hanyuma umugabo wanjye nkamuha amazi, twanarangiza tukayamwuhagiza. Hanyuma arambwira ngo tugiye kubona tubona arakize. Cyokora namubwira nti ubwo buhamya utanze ni bwiza cyane, ariko ubwo ngubwo umuntu arushaho kubyumva no kubigenzura akazamenya agaciro kabyo. Ibyo ari byo byose ikintu nakunzemo ni iki, nuko bazi Kibeho bavuga bati turashaka guhura n'Imana, kandi bakavuga bati no muri ibimenyetso tujyana twiyambaje Bikira Mariya tubona yuko bidufitiye akamaro. Yego, arakoze cyane Padiri Gilbert. Ati ubutumwa bwamaze kumvikana hirya no hino, kandi abakristo bamaze kumenya akamaro ka Kibeho, ndetse ubutumwa nyina wa jambo yahatangiye buri wese akabusangiza undi. Yari yanakomoje rero ku iterambere rya Kibeho, avuga ko mu by'ukuri niba abantu baza bagaparika imodoka ari benshi, ugasanga bageze ku muhanda n'ahandi hirya, nuko naho basengera naho usanga buzuye, bikaba ngombwa ko rero haba hanini. Aho rero ubwo ndi kuganisha ku kwagura ingoro ya Kibeho. Ni mu cyifuzo cy'umwepiskopi yahaye abakristu hirya no hino. Turi kumwe rero na Garikani, akaba ari umurayiki uri muri komite nyobozi ya Kibeho, y'ingoro ya Kibeho. Araza kudufasha neza kugira ngo twumve iyi gahunda yo kwagura, yo gushaka ubutaka. Ntimwumve ko ari gahunda yo kubaka yatangiye, ibyo nabyo bazabitubwira, ariko gahunda irimo niyo gushaka ubutaka bwagurirwaho ingoro ya Kibeho. Garikani, nagira ngo mbahe ikaze, nongere mbahe ikaze kugira ngo tugaruke kuri iyi nsanganyamatsiko, kuri gahunda yo gushaka ubutaka. Ese muraza kubanza mutubwire, hari byanze bikunze kuva umwepiskopi yabitangaza, hari icyakozwe. Murabanza mutubwire rero n'ubu butaka turi gushaka kwagura, se n'ukwagura yihe chapelle, hanyuma tuze no kureba noneho ikimaze gukorwa, ariko kandi turebe n'ibyo abakristo bagomba gukomeza gukora. Murakoze cyane Madame Vestine. Nkuko Padiri Gilbert yamaze kubivuga, reka mbere yo gutangira reka mbanze nshimire nyiricyubahiro Musenyeri Celestine Hakizimana n'ubuyobozi bw'ingoro ndi membre kugira bangiriye icyizere kugira ngo nze gusobanura kuri Radio Maria iki gikorwa. Yego. Nshimire cyane rero na Radio Maria idufasha muri byinshi, cyane cyane uyu munsi gusakaza ibikorwa by'ingoro ya Bikira Mariya Kibeho, cyane cyane muri iki gikorwa cyo gukusanya inkunga yo kwagura ibikorwa by'ingoro ya Bikira Mariya. Nshimire rero n'abaza gukurikira iki kiganiro cyose, baza gufashwa bakaba badufasha mu bintu byo gutera inkunga. Nkuko Padiri Gilbert yabivuze rero, muri amabonekerwa yatangiye muri 2021 ariko amabonekerwa yaje kwemerwa nyuma y'imyaka 20 kwemerwa mbese ku mugaragaro. Hanyuma haza kubaho tuvuge itariki ikomeye cyane ya 21 Kanama 2001 Kamena. Ayo mabonekerwa yaremewe ku mugaragaro na Kiliziya Gatolika n'inzego zibishinzwe. Kuri 31 Gicurasi niho chapelle y'ububabare burindwi wa Bikira Mariya yatatswe ku mugaragaro. Ubwo rero batangiye kuhakorera misa, abantu batangiye kuyigana, nono bigaragara byemewe. Ubwo rero icyo gihe niho hanatangiye kuboneka ibintu bikenewe, kuko ingoro yabaye ntoya cyane, kugeza naho nko ku minsi mikuru tuvuge nko cyane cyane kuri asomosiyo cyangwa kuri anniversaire y'amabonekerwa, hashobora Kibeho ishobora kuganwa n'abantu barenze 50,000. Tumaze kubona rero ko hari ibintu bikenewe, nibwo nyiricyubahiro Musenyeri Hakizimana Celestine, umushumba wa diocese ya Gikongoro, n'ubuyobozi bw'ingoro ya Kibeho, twicaye turavuga tuti ibi bintu dukwiye kubitekerezaho. Ubwo rero bashyiraho komisiyo ishinzwe gukora inyigo iri mu mizi
irebe niba iki bikenewe muri make. Yego. Iyo komisiyo rero icyo bayishinze ni iki? Bayishinze gusesengura mu mizi ibikenewe byose kugira ngo ingoro ya Bikira Mariya ikibeho isubize neza ibyifuzo by'abayigana. Tungo bakore urugendo nyobokamana. Berekane aho ingoro ibikorwa by'ingoro bizagukira. Noneho batange n'icyerekezo icyo bita igishushanyo mbonera cy'ukuntu ibyo bikorwa bizabihari bizabiri kuri ubwo butaka. Bashake berekane ingamba nizihe ngamba twakoresha kugira ngo tubone amafaranga yo guha abaturage batuye muri icyo kibanza ingurane ikwiye nk'uko inzego za leta zibyifu. Noneho biga no ku bindi byose bireba n'ingoro n'iterambere ry'ingoro. Ubwo rero muri make twakoze ndagiriye ubuntu bwo kuyobora iyo komisiyo. Yego. Urumva ko mbizi neza icyaje kugaragaramo nuko kugira ngo ingoro itere imbere twasanze twakenera imishinga. Urumva hari umushinga muri rusange w'iterambere ry'ingoro ariko hariho imishinga nyine igize uwo mushinga mukuru. Twasanze hakenerwa imishinga 25 yafasha uwo mushinga mukuru. Noneho turavuga tuti muri proposition twakoze nuko uwo mushinga wagenda ukorwa mu byiciro twiha imyaka 15 y'uwo mushinga uko waburangiye none abantu bawugana kandi ukazaba umushinga w'igihe kirekire igihe kirambye y'imyaka myinshi. Ubwo rero ariko hakaba rero igikorwa cya mbere nyamukuru kigomba kubanza ni ukubona ubutaka. Akaba icyo cya mbere ari nacyo tuza gushyira mu imbaraga kuko nicyo cya mbere ni nawe tuzagurira ibyo bikorwa. Ubwo rero ubu mushinga birumvikana nyine kuzaba uyobowe na nyiricyubahiro Musenyeri Celestin Hakizimana n'ingoro n'ubuyobozi bw'ingoro ariko uzagirwamo uruhare n'abantu bose, n'abakristo n'abatari abakristo, abakunzi ba Kibeho bose. Ubwo rero abantu bakibaza bati nibyo turasaba abakristo inkunga ariko se Kibeho ifite iki? Irasabira kuki? Niho rero twagira ngo tubanze tumenyeshe nyine nabo abakristo abo baterankunga bose Kibeho hari aho igeze. Yego. Ifite iyo ubirebye murabizi ko ifite chapelle y'amabonekerwa kandi umubyeyi Bikira Mariya yarayisabye naho idahagije. Ifite podium ikunda gusomerwaho misa iyo hari abantu benshi. Ikagira inzu naho ibiro naho bidahagije bikiri bito ariko bikora bishobora gukoreshwa. Hakaba inzira ntagatifu twavuga nk'abageze Kibeho hariho nk'ahantu hari inzira ya Rozari ntagatifu, inzira y'ububari burindwi wa Bikira Mariya n'inzira y'umusaraba. Ibyo byose bigafasha abakristo bakora ingendo nyobokamana gusenga neza. Hakaba n'isoko ya Bikira Mariya nk'uko Padiri Jibe yabivuze. Iyo soko nayo ni ikimenyetso gikomeye cyane. Umubyeyi Bikira Mariya haravuga ko ari umubyeyi Bikira Mariya yabiduhaye. Jesse nijya cyane muri theology ariko iriya soko ifasha abantu benshi. Ibyo bintu byose ibyo bikorwa remezo byose rero bidufasha biri kuri hectare 5. Icyifuzo rero cyo kwagura mu cyifuzo cyo kwagura ubutaka twumva tubonye byibuze hectare 10 ziyongeraho ziyongera kuri za zindi 5 ziyongera kuri izo 5 byadufasha kwagura ibikorwa by'ingoro kandi ibintu kandi twaba dukoze igikorwa kirambye. Yego. Ubwo rero nk'umushinga wose hari icyo bita iyo ushatse gukora umushinga hari icyo bita intego nyamukuru n'intego zihariye. Intego nyamukuru rero ni iterambere rya Kibeho. Ariko intego zihariye zikubiye no mu butumwa bwa Bikira Mariya nk'uko yabivuze no gutangaza ubutumwa bwa Bikira Mariya. Intego zihariye mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari muri Afrika
no ku isi yose. Ubwo ni ubutumwa bwa Bikira Mariya, ntabyo nimvanze. Gusubiza icyifuzo cya Bikira Mariya cyo kumwubakira chapelle, yasabye ko tumwubakira chapelle tukamwubakira na kiliziya nini. Ibyo bintu yarabisabye mu butumwa bwe. Gutegura igishushanyo mbonera, no turamutse tubonye ubutaka, gutegura igishushanyo mbonera kugira ngo nticyo twubaka ibikorwa remezo mu kajagari. Twitegura hakiri kare kandi dukora ibintu birambye. Guha ingoro ya Bikira Mariya ibikorwa remezo bifasha gukora ingendo nyobokamana cyangwa n'abandi bagenzi kugubwa neza. Gutegura no gukurikirana ingendo nyobokamana, kuba hariho ekipe ihamye ihoraho yakira abayigana. Noneho ariko twarebye kure tuvuga ntabwo tugomba kwita gusa kuba Kirisitu Gatolika, tugomba no kwita ku iterambere rya Nyaruguru muri rusange, ry'abahaturiye mu gihugu cyose, ndetse no by'umwihariko district ya Nyaruguru. No kugira uruhare mu iterambere. Higeze kuba inyigo inyigo ku bukerarugendo mu gihugu hose. Ari ubukerarugendo rw'inyobokamana basanga Kibeho iri ku murongo wa mbere, ariko ubwo bagiye ahantu hose, bagiye za Nyundo, bagiye mu burengerazuba, mu madiyosezi yose. Ubwo rero Kibeho twifuza ko yakomeza kugira uruhare muri iryo terambere muri rusange, ariko n'iterambere ry'inyobokamana by'umwihariko. Urakoze cyane. Aho ni intego zihariye mwagarukagaho. Nyuma rero umushinga, iyo hari umushinga ufite muvuga ngo hari aya mahirwe, ariko kandi hari n'ibingibi imbogamizi. Mu mahirwe mufite muri uyu mushinga yaba ari ayahe? Amahirwe rero ni menshi cyane. Iyo urebye ahantu Bikira Mariya yagiye abonekera ku isi hose, uzi ko mu Rwanda ariho honyine muri Afurika yabonekeye ubutaka butagatifu hakemerwa. Niyo mabonekerwa yemewe ya mbere muri Afurika. Ku isi hose ho harahari, ariko muri Afurika niho hambere. Urumva rero ko ari umwihariko. N'umwihariko ikindi cyiza umwihariko wa Kibeho, ubu ngubu mu bantu babonekewe bari abakobwa, ubu hari abantu babiri bakiriho. Umwe yarapfuye ariko babiri bakiriho. Hari Nataliya na Alphonsine. Nabyo ni umwihariko kuko batanga ubutumwa. By'umwihariko rero wa Nataliya ni uko Bikira Mariya yamusabye kuguma Kibeho. Bumva abantu batugana barahamusanga. Amabonekerwa nk'uko Padiri Kibeho yabivuze ni ubutumwa bw'umwihariko bw'urukundo, bwo guhinduka, kugeza naho Bikira Mariya yavuze nimuhinduke isi itaragwa mu rwobo. Ikindi ni uko Kibeho imaze kuba ahantu h'ingendo nyobokamana hatangaje, kandi n'igihugu cyacu by'umwihariko cyaduhaye inkunga. Sinzi niba mwibuka Kibeho kera umuntu ashaka kujya Kibeho yakoresha nk'amasaha ngira nk'atandatu, ariko baduhaye umuhanda. Ibyo hari abantu batari babizi ibyo ari byo byose, ariko babyumvireho ko uriya muhanda nawo uri mu nkunga ikomeye igihugu cyacu cyaduhaye. Tukaba rero dufite n'amahirwe, hari Radio Maria nk'aha turi, hari Pachisi TV idufasha. Ayo ni amahirwe akomeye cyane. Na Kinyamateka. Noneho na bya bikorwa remezo nababwiye rero ntirirwa nsubiramo mu birimo chapelle. Yego. N'isoko ya Bikira Mariya. Ayo ni amahirwe akomeye cyane. Hari amahirwe, hakaba nyine nk'uko mwabivuze, hari mu mahirwe, ariko nanone hari naho umuntu agaruka akavuga ati ariko se hano ho ntihashobora kuba intege nke cyangwa se imbogamizi muri uyu mushinga. Nibyo murakoze Justine, nibyo bintu nabyo twabigezeho kugira ngo nawe umaze kugera Kibeho. Cyane cyane iyo hari ingendo nyobokamana z'abantu benshi, usanga amacumbi ari ikibazo. Usanga nk'uko nabivuze ibintu bijyanye naho abakozi bakorera cyangwa aho barara ni ikibazo. Nk'abantu bakora ubushakashatsi cyane cyane nka Padiri Gilbert, nibaza ko
archive ibyo twita ububiko bugezweho nta burakenewe hakenewe nk'ibintu byo tuvuge ibikoresho nyobokamana bitandukanye hari nk'ibyumba by'inama ushatse gukorera inama hariya biragoye ngo ni sare z'inama nk'ibintu tuvuge abantu batugana harimo abantu baciriritse hari abantu bo mu rwego rwo hagati abantu bo mu rwego rwo hejuru ntabwo wagenda ngo uvuge ngo hari amacumbi ajyanye n'ibyo bintu ajyanye cyangwa za resitora ubushobozi bwa buri muntu mbese hari ibintu byinshi cyane n'ibyo navuze rero nk'ikibanza cyo kwaguriramo ibikorwa by'ingoro ni byinshi cyane ngira ngo turagenda tubigarukaho cyane cyane hariho n'ikindi kintu abantu bagiye bifuza ubu tugeze ahantu abantu bagana Kibeho bava impande zose dukeneye abagide babyigiye babikoze umwuga baherekeza nk'uko mbese iyo rozari mu bikorwa ubwo turagenda tubigarukaho ibyo ni ibintu byinshi bikenewe cyane bikaba biri mu mbogamizi by'imbogamizi z'uyu mushinga birumvikana biri mu intege nke z'umushinga yego mwari muvuze ku mbogamizi n'ubundi twari dukomeje ku mbogamizi n'ubundi hanyuma imbogamizi zo mubona muri rusange ari nk'izihe zishobora kubonekamo muri imbogamizi rero izo mwahuye nazo wenda imbogamizi rero zikomeye urumva ko tugomba kwagura ubutaka dukeneye ubutaka kandi ubwo butaka nk'ubu turiho turakora kampanye amafaranga ntabonekera rimwe kandi ubwo butaka buratuwe ubwo rero bisaba yuko amafaranga abonekera igihe tugaha ingurane abaturage kuko iyo dutinze byongera igiciro none ugazasanga tugiranye ikibazo n'abaturage ikindi rero nk'uko mwabonye ukuntu Kibeho yubatse imeze ikikije igishanga n'ubutaka tuzabona bwose bazatwaka 40% metero 40 ahantu udashobora kwagurira ibikorwa nk'icyo gihe ubutaka buzaba buto ubwo ndumva cyane ari nk'ibyo ngibyo yego urakoze cyane bakunzi ba Radio Maria Rwanda mwe mu gifungura inyakiramajwi zanyu mbibutse ko turi mu kiganiro tumenye inyigisho za Kiliziya tukaba rero turi kuganira ku bikorwa byo kwagura ingoro ya Kibeho ariko kandi twanarebeye hamwe ubutumwa bwa nyina wa jambo aha rero tukaba tugeze mu gice cyo kureba noneho ibyakozwe kugira ngo turebe aho noneho abantu bakwiye gushyira imbaraga muri iki gikorwa cyo kwagura ibikorwa bya Kibeho hashakwa ubutaka bwo kwaguriraho ibyo bikorwa nibyo rero Garikani yatubwiraga hari imbogamizi ziri kuboneka hanyuma kandi yanatubwiye n'amahirwe ahari birumvikana ubwo rero noneho reka turebe nkuko twigeze kubigarukaho twavuze ko hari umushinga nyamukuru ariko hakaba noneho n'indi mishinga mitoya iyi mishinga noneho iteganyijwe gukorwa kugira ngo tuzagere kuri iki gikorwa yaba ari yiheyo murakoze cyane ubwo rero nkuko bimeze umushinga nyamukuru ni iterambere rya Kibeho muri rusange ariko imishinga mitoya ni imishinga igeze kuri 25 ntabwo biza ngombwa ko nyivuga yose ariko reka muri make hari igikorwa cyo kubara no kuriha abaturage bari muri cya kibanza twifuza nk'ibyo ubwabyo bigize umushinga hari gutegura igishushanyo mbonera cy'ubutaka ingoro ya Bikira Mariya izaguriramo ibikorwa byayo nayo ni umushinga noneho hakaba ubu ikigezweho inyigo ijyanye n'ibintu bidukikije kuko niba wubatse inyubako zacu zikikije igishanga hagomba kuba inyigo y'ibintu bijyanye n'ibidukikije noneho hakabaho ibijyanye n'inyubako hari ya shapeli y'ububabare burindwi wa Bikira Mariya yasabye kuko iriho nababwiye ko ari ntoya ariko noneho isa n'ikuze ishobora gukenerwa kwagurwa noneho hakabaho no kubaka kiliziya noneho nini yego ubwo rero hari ibindi bikorwa remezo bizakenerwa nko kubaka inzu z'ubuyobozi bw'ingoro kubaka inyubako twavuze ko hakenewe inyubako y'ububiko bw'ibitabo inyandiko z'ubushakashatsi bazajya bashyiramo kubaka ivuriro n'ibindi hari imishinga igeze kuri 25 imishinga igera kuri 25
ducunguze umutima yego birumvikana muri iyi mishinga igera kuri 25 kugira ngo tuzabone uko tugera ku musaruro w'igikorwa nyirizina ni myinshi cyane izakenera imbaraga nyinshi ahangaha rero niho tugiye kureba noneho ingamba zashyizweho kugira ngo tubone za mbaraga ubwo ndavuga ubushobozi bwo kugera kuri cya gikorwa nyirizina ese yego itangazo ryaratambutse ariko ndumva umwaka ushize hari tariki yari bari bavuze wenda ko inkunga yaba yakusanyijwe ngo nabyo muraza kutubwira aho bigeze ariko noneho muhereye ku buryo bwashyizweho kugira ngo abantu bakusanye iyi nkunga. Murakoze cyane byatangiye gukusanya inkunga byafunguwe ku mugaragaro kuri 31 Gicurasi 2023 twari twihaye intego ko kuri 28 ku mabone z'ukwezi ugushyingo kwa 11 2023 tuzaba twakusanyije miliyari 3,500,000 byo kubona ikibanza kizagurirwamo ibikorwa. Ubwo tubanza twiha gahunda yo gutangira kw'igikongoro ubwo bavuga ngo ijya kurisha hera ku rugo. Ubwo rero nibwo twatangira kuri diyoseze ya Gikongoro dushyiraho komite ku rwego rwa diyoseze, ku rwego rwa diakone, ku rwego rwa paruwasi, ku rwego rwa santarare no mu miryango remezo. Byatanze umusaruro ariko ntiwari uhagije. Icyaje kugaragara rero ni uko twashatse no mu yandi madiyoseze. Yego. Ariko urumva muri icyo gihe habaye inzitizi zitandukanye kubera ibikorwa bari bafite bya za diyoseze ku buryo twagejeje itariki ya 28 y'amafaranga ataraboneka. Ubwo rero twarisuzumye na nyicubera musenyeri Celestin Hakizimana yatanze raporo ku bakristo bose ariko none tuzakora inama twongeye twiha indi ntego. Ubu rero mu ntego twihaye niyo dutangiriyeho n'ubu ngubu kugira ngo byibuze kuri 15 kuri asomisiyo 15 z'ukwezi kwa 8 ayo mafaranga tuzatwayabonye. Reka tugaruka kuri iyo ntego noneho izageza kuri iyo tariki 15 z'ukwezi kwa 8 ubwo ni kuri asomisiyo. Hariho gahunda imeze gute kugira ngo hakusanywe iyo nkunga hirya no hino mu madiyoseze bikabanuka bikajya no mu miryango remezo? Mu by'ukuri twarabitangiye. Nyicubera musenyeri yatangiye kubonana na bagenzi be babyumvikanaho noneho ku buryo ubu ngubu tuzatangira igikorwa cyo kubaka inzego ku buryo kuri buri diyoseze byibuze hazaba hari nk'abantu 3 bashinzwe gukora iyo nkunga. Nk'uko twakoze projet pilote Gikongoro tuzegera za diyoseze nabo tubikore gutyo kandi ndumva bamaze kutwemerera, hari benshi bamaze kutwemerera nuba bizakunda. Turaza kongera kwibutsa abakristo inkunga ikenewe hanyuma tubonereho no kuza kubabwira uburyo iyo nkunga izagitangwa. Muradufasha twibutsa abakristo ni amafaranga angana iki turi gukusanya. Hanyuma kandi wenda tuze no kuvuga igihe uburyo azajya atangwamo, hari uburyo bw'amabanke, uburyo bwa telefone umuntu ashobora gukusanyamo iyo nkunga. Ni ibyo ngibyo nagira ngo mudufashe. Ubwo tumaze nka diyoseze ya Gikongoro, diyoseze Gatolika ya Gikongoro iyo yamaze gushyiraho inzego zo zirakora nta kibazo. Ariko noneho icyiciro cya kabiri tuzegera za diyoseze zindi zitandukanye. Noneho naho izo nzego twumvikane uburyo izo nzego zajyaho. Byibuze kuri buri diyoseze hakaba hari abantu bashinzwe ku rwego rwa diyoseze coordination, ku rwego rwa paruwasi, ku rwego rwa santarare no ku rwego rw'umuryango remezo. Amafaranga twifuza rero kugeraho ni miliyari 3,500,000 na miliyoni 500,000. Coordination izagikorwa birumvikana na diyoseze ya Gikongoro ifatanyije n'ingoro. Tuzegera ikizakorwa nuko tuzajya twegera za diyoseze, twegere za paruwasi. Turibaza ko tuzagera icyo gihe bishoboka byakunze. Ikindi rero uretse aho ni mu Rwanda hari twavuze ko hari abantu bakora ingendo nyobokamana ikibeho baturutse mu bihugu bitandukanye. Twagiye tureba buri gihugu byibuze haba hari umuntu
ukunda Kibeho nabo bazadufasha gukusanya inkunga. Hari za diyoseze by'umwihariko zikorana na Kibeho, tuvuge nka Gabo, sinirwa nzivuga, ariko za diyoseze none ubwo tukanyura muri za diyoseze ku buryo dufite icyizere ko ibyo bintu bizaba byakunze kurasubisha. Urakoze cyane. Reka rero mu minota dusigaranye tuze kumva n'icyo abakunzi ba Radio Maria Rwanda bavuga kuri iki kiganiro twaganiriyeho, aho bageze, niba ayo makuru bayafite, hanyuma kandi n'icyo bashobora kubaza wenda bakurikije ikiganiro twaganiriyeho. Baradushyira akarimbo gatoya ubundi tugaruke tubakira ku mirongo ya telefone. Bakunzi ba Radio Maria Rwanda rero turacyari mu kiganiro tumenye inyigisho za Kiliziya, tugiye gushyira ku musozo cyangwa se gusubikira mu kanya, ariko muri studio za Radio Maria Rwanda nkuko nabibabwiye ko turi kumwe turi kuganira kuri iyi nsanganyamatsiko kandi namwe muza kugira uruhare. Nagira ngo rero mbibutse nimero muza gukoresha ni 0788 91 74 075 na 07 25 61 00 turabakira mu minota dusigaranye, ariko kandi nibidukundira ndumva padiri
François Harerimana umuyobozi w'ingorane na bajambo Kibeho nawe turi kumwe ku murongo wa telefone turamwakira nawe twaganiriye ariko twumva nawe agire ubutumwa ageza ku bakunzi ba Radio Maria Rwanda kubijyanye n'ubutumwa bwa nyina bajambo Kibeho ariko kandi anagaruke kuri iyi gahunda turimo yo gukusanya ubushobozi mu kugira ngo dushaka ubutaka bwo kwaguriraho ibikorwa bya Kibeho. Padiri mwaramutse neza? Mwaramutse neza. Yego ni muri studio za Radio Maria Rwanda mwakurikiye ikiganiro twari kumwe namwe muri Kibeho. Yego twari turi kumwe kandi nabo twafatanyije gukurikira iki kiganiro nabo ndabashuhuje. Yego twagira ngo rero mugire ubutumwa muha abakunzi ba Radio Maria Rwanda mbere yuko bamwe tubakira ku mirongo ya telefone kugira ngo munagaruke wenda no kuri bwa buryo butandukanye tunyuzamo inkunga hari uburyo bwa telefone n'uburyo bw'amabanke kuko nicyo gikorwa hanini nyamukuru turimo muri kano kanya. Ndabashimiye rero nshimiye n'abavandimwe bari aho Padiri Gilbert yaremye waduhaye ikiganiro cyiza mu magambo makeya atubwira uwadusuye Wari we ni intumwa yuzi rero intumwa n'uwayitumye uhita uha agaciro n'ubutumwa hariya rero nyina wa jambo ubutumwa atanga ntabwo ari ikibonetse cyose no kuduha Yezu ari we bikeneye twese kugira ngo isi yacu ikire. Ndashimira na Monsieur Garikani nawe utubwiye iby'imishinga n'iterambere rya Kibeho byose bigamije iki kugira ngo uyu mubyeyi waje kudusura ntabwo ari ishusho dushengerera ahubwo dushushanya turi kumwe yifuje rero ko hano Kibeho tuhahurira tukazirikana ubutumwa bwe maze bigasabwa rero ko aha hantu hafunganye hakwaguka harafunganya kenshi iyo uvuze ngo ni ukwagura duhita dutekereza ngo ni ukubaka kiliziya ikaba nini nyamara ni ugushaka ahubwo aho ibyo bikorwa byagukira aho iyo mishinga 25 imwe yarangije no gukorwa ariko nk'uyu wihutirwa wo gushaka ubutaka bw'aho ibikorwa byakwagukira. Kibeho ntabwo ari ikinyajana kimwe ntabwo ari ikinyagihumbi Kibeho n'ibihe byose Kibeho izahora igendwa nk'uko Padiri Gilbert yabivugaga ubu ndetse ubukerarugendo bushingiye ku myemerere kuyobokamana buragenda bwiyongera bufite imbaraga nyinshi. Aha rero nagira ngo nshishikarize koko abatwumva abafite amikoro ariko buri wese burya ntabura amikoro niyo yaba makeya araza agasanga ndi ntawubara miliyoni atahereye kuri rimwe. Maze rero nk'uko umwepiskopi yabitubwiye ku ikubitiro koko ingoro ikeneye kubona ubutaka kubona byihutirwa ubutaka buhagije bugenewe gahunda z'ingoro na serivisi zikenewe n'ibindi bikorwa bijyanye nazo. Niyo mpamvu rero yiyambaje abayigana ndetse n'abayikunda bose. Hari rero aho bashobora gushyira inkunga yabo aho twashyira inkunga yacu ni muri koje banke iyo ugezeyo ubaza diyoseze ya Gikongoro kwagura ibikorwa by'ingoro bakaguha konti sinzi niba nazivuga ubu ngubu. Yego ni konti zivuge wenda hariho abafite agakaramu bakazandika. Yego ku mafaranga y'u Rwanda koje banke ni 000 amajera 3 mbese 13 01 39 02 70 9 331. Iyo ni koje banke. Noneho hari na banki ya Kigali, banki ya Kigali, banki de Kigali nayo ku mafaranga y'amanyarwanda
konti ni 00 2 6 0 9 8 5 2 2 1 6 9. noneho hakaba na banki y'abaturage, banki populaire du Rwanda, nayo nimero ya konti ni 4 8 1 4 7 6 5 6 3 5 1 0 1 5 6. hari rero na RIM Gikongoro, Réseau Interdiocésain de Microfinance, ni 0 5 1 0 3 7 2 9. hakaba rero n'ubundi bushobozi bwakorwa kuri telefone ya Momo Pay, biroroshye no kubifata mu mutwe rwose. kode ni 0 6 17 13 0 6 17 13. abaza hano Kibeho nabo hari udusanduku twashyizwe mu mfuruka za sanctuaire, ku buryo rero waba afite inkunga yashyira muri ako gasanduku izisanga izindi maze bikiyongera. Bayishimiye kandi ababigiramo ubwitange, hari abatangiye gutanga gutera inkunga, hari n'abandi babyitegura. mwese ndabashimira. Padiri, twabashimira cyane namwe uruhare rwanyu muri iki kiganiro. murakoze cyane. Yego, bakunzi ba Radio Maria Rwanda, rero mwabyumvise twari kumwe na Padiri François Harerimana, n'umuyobozi w'ingoro ya nyina wa jambo Kibeho. hanyuma rero muri studio za Radio Maria Rwanda nari kumwe na Padiri Gilbert Biziyaremye, akaba ari umusaseredoti wa Arkidiocese ya Kigali, nawe wadufashije muri iki kiganiro, wagarutse ku butumwa bwa Kibeho, garuka hanini ko nyina wa jambo Bikira Mariya yabonekera Kibeho, yavuze ko ari nyina wa jambo. ubwo rero ubutumwa yahatangiye bugenda bukwira isi yose, ariko kandi n'abantu bagomba kugira uruhare muri babandi bakunda ubutumwa bwa Kibeho n'abakunda nyina wa jambo, bakagira uruhare muri ibikorwa Garikani yagarutseho. ni Kayitaba Garikani, akaba ari muri komite nyobozi y'ingoro ya Kibeho, nawe yadusangije aho ibikorwa bigeze byo kwagura ubutaka, byo kwagura ibikorwa bya Kibeho, hagurwa ubutaka. mwumvise rero ko ashoje atubwira ko ubu gahunda irimo ari yuko iki gice noneho cyo kirimo kizasozwa ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani kuri Assomption. abakristo rero hirya no hino bakaba bakomeje gukusanya imbaraga bashyigikira iki gikorwa kugira ngo bazare ko ziriya miliyari 3 na miliyoni 500 zizaboneka kugira ngo haboneke ubutaka bwo kwaguriraho ibikorwa bya nyina wa jambo. tugana ku musozo rero nagira ngo mbwire badukurikiye ko ibibazo barabizi, bashobora kongera kubyohereza kuri nimero za telefone za Radio Maria Rwanda kugira ngo abafite ibibazo bizasubizwe kuri 07 80 53 29 36. iyo ni WhatsApp ya Radio Maria Rwanda. mwakwandikaho ibi byifuzo ndetse n'ibitekerezo cyangwa ibibazo kugira ngo bizashakirwe umwanya wo gusubizwa. hanyuma reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. nshimira cyane Padiri Gilbert. mu minota cyangwa se mu munota umwe, niki mwabwira abakunzi ba Radio Maria Rwanda ku butumwa bwatangiwe Kibeho ndetse no gushyigikira ubwo butumwa busigasirwa? icyo nabwira abakurikira Radio Maria Rwanda nuko buriya Bikira Mariya ari umubyeyi mwiza. iyo umuntu asomye mu gitabo cya Ludovico Maria Monfort uburyo bwo kw'inkoramutima ya Bikira Mariya, hari ukuntu Monfort abivuga neza ngo buriya Bikira Mariya ni umugwaneza cyane cyane, ariko kuruta abandi bose, ngo iyo umuhaye igi aguha ikimasa. buriya rero iyo asaba yuko tumwubakira ingoro, niyo watanga itafari rimwe, buriya nawe azagukubira inshuro nyinshi. ashobora kugukubira inshuro nyinshi atari mu bintu bifatika by'amafaranga by'iki byo kuri iyi si, ahubwo akakurongera inema nyinshi mu ijuru. amasengesho uvuga akayumva vuba kandi koko akagusubiza bwangu. rero nkabashishikaza buri wese mbere na mbere ntiyakire ijambo,
yakira ubutumwa Bikira Mariya atuzaniye, hanyuma nawe agira icyo akora, icyo yigomwa, azi neza yuko arimo gutera inkunga uwo mugiraneza, kandi umugiraneza uzamwitura ku buryo atashobora kwiyumvisha. Ndabashimiye. Urakoze cyane Padiri Gilbert, ngushimire cyane nawe Garikani wadufashije muri iki kiganiro. Mwakoze cyane namwe. Mwakoze. Yego. Namwe mwese twabanye muri iki kiganiro, nababwira ngo mukomeze munogirwe n'ibiganiro bitandukanye Radio Maria Rwanda yabateguriye. Amahoro y'Imana kuri mwese. tumenye inyigisho za Kiliziya. Urashaka gusobanukirwa n'amahame ya Kiliziya? Waba se ugishidikanya ku nyigisho Kiliziya tugezaho? Tega amatwi ikiganiro tumenye inyigisho za Kiliziya.